Ngira impamvu eshatu zishobora gutuma utora Perezida Kagame. Uzi ko ushobora gutuma ndira wambajije si ibihumbi nkazandirimbo hari aho bimaze kugera nuko hari aho byavuye umuntu abandi babona bakavuga bati uyu muntu natugira inama ngiye ubwo ngiye gushaka nde wundi. Good vibes, you know, ni vibes z'abasanga soldiers. Yeah, ni kuri Alin Sano. Gutora umukandida wacu dukunda cyane kandi dukeneye ko agomeza kutuyobora, kubera ko iyo ugeze amahirwe ukaba mu gihugu kirimo demokarasi, ukaba warageze amahirwe yo kuba mu gihugu kirimo umutekano, ukaba ufite igihe cyo gutora wujuje imyaka, nta mpamvu tutagomba gushyigikira ababyeyi bacu badufashije kugera kuri iryo terambere. ni uruhare rwacu, ngubu ni uruhare rwacu. aho ngaho gusa, ahubwo wowe warariye ntabwo ari aho gusa, ujye muri Amerika ukajya muri Nigeria ukajya muri Canada ukajya i Burundi. Hano nabonye ka gahungu kitwa Gasore nako kateraje gukora muri ya magambo oye reka nongere nguhe ikaze ukurikiye Exclusivity Show. Ndizera ko umeze neza. Hano twari turi ku Ntare Arena tugiye kuganira n'abahanzi batandukanye. Ni nyuma yuko inama iri burangire hano umuryango wa RPF Inkotanyi yagiranye n'abahanzi batandukanye ndetse n'abakoresha imbuga nkoranyambaga. Tunungukiremo ibitekerezo by'abantu nka Tom Close nahabonye bari gutanga ibiganiro, Masamba, Minisita w'Urubyiruko Dr. Utuma Twishima Abdara n'abandi batandukanye. Kuri mikoro muri kumwe nanjye Jidena. Iyi ni Exclusivity Show, nibibagiye gukanda subscribe, share na comment ndetse no kunzogera kugira ngo n'ibindi biganiro byacu bya exclusive ujye ubibonera ku gihe. This is Exclusivity Show. Ahantu hose hari abahanzi, hari abastari bafite icyo bakubwira, hanyuma ukabasha gufashwa, ukabasha kunyurwa binyuze mu ndirimbo, binyuzwe n'uko avuga. Turi kumwe na Aline Gahongayire. Mami Karame umeze gute? meze neza Jo, meze neza. Aline rero njya nkunda kumwita mami kubera ko hari ibintu byinshi afasha, byinshi cyane. Rero aba ari umugisha cyane no muri industry cyane. Ari ndakwakiriye kuri Exclusivity Show. Wakoze cyane. Turi kuri Ntare Arena, by'umwihariko twaje turitegura amatora. Ni iki ureba imbere muri aya matora ya Perezida wa Repubulika? Ndabona ibintu bitatu. Ndabona iterambere ryihuse cyane rirenze aho twari turi. Yego. Nkabona intsinzi. Ikindi kintu mbona cyane ni amahirwe cyangwa se opportunities. Yego. Kuko nkurikije naho byari biri cyangwa se manda zashize, nta jambo yavuze ngo rihere. Yego. Imvugo yabaye ingiro. Rero kuba muri aya matora yandaje nta kintu bitegura intsinzi, bitegura iterambere, nanjye mfite izindi mbaraga zo kuvuga ngo okay, noneho hari undi imbere. Noneho reka nanjye nkoresha imbaraga. Imyaka 30 kuva mu 1994 kugeza ubu, wumvishe minisita avuga ngo ni imyaka twari twarahize ibintu byinshi, ariko ntabwo twigeze duhiga covid yaraje, ariko kubera nyine bwa budasa bwacu, dufite umuryango mwiza nka RPF Inkotanyi tureberera, yaje kubigenza neza, baratekereza kugeza ubwo hagiyeho nkunganire n'ibindi byose. Wowe mu myaka 30 nka Aline Gahongayire, uyibona gute? Ese ino myaka none igiye gukurikiraho dufite umukandida mwiza, kuko ni ugutora neza, gutora ariko gutora neza. Wowe gutora kwawe, gutora neza guhagaze gute? Ese iyo myaka 30 yabona gute? Nyine nkuko namye ntora neza, n'ubu ntoye neza. Iyo mvuga gutora neza nuko iyo duhagaze uyu munsi mu myaka 30 tugezemo cyangwa se twari turimo, ukabona yuko hari icyo wabashije kugeraho. Ku ruhare rwanjye nk'umugore, nk'umuhanzi, nk'uwari urubyiruko kirya gihe, nk'uwari umwana, uyu munsi nkaba ndi umuntu ukuze, nkaba nanjye ushobora kugira abana, mfite ibihamya byinshi. Kuvuga ngo rero nkuko nakomeje mbikubwira, imvugo yabaye ingiro. Ni ukuri kuba umunyamuryango wa RPF n'izindi mbaraga, kuko nkuko ubizi RPF bisobanuye ngo ikidashobokaho kirashoboka. Noneho si ibyo gusa, n'icyananiye abandi muri RPF kirashoboka. Ni ukuvuga ngo rero hano ni mu bisubizo by'ibyananiranye. So ukuvuga ngo rero imyaka 30 mfite byinshi navuga, ariko si nawe
nawe birebe nyine amaso yabigo. So indi myaka 30 rero ije ntabwo nshaka kubwira ubona, ndashaka kubwira utabona. Ongera ukanure kubera ko ibije noneho ni imvura y'ibyiza gusa. Yego, umuntu ashobora kwibaza kuko nka kuriya bavuze ngo ibyo barahize ni byinshi cyane cyangwa se ni birebire, umuntu akibaza se ni iki kitakozwe. Ntabwo bivuze yuko hari ikitarakozwe kuko ibyakozwe byari bifite umuvuduko ukabije, ariko nk'uko ubizi umuhanga iteka ahora yiga. Uyu munsi ntabwo aribwo twakicaye ngo tuvuge ngo twagezeyo kuko tugifite vision yaho dushaka kujya. 30 irarangiye ariko uyu munsi turafokasinga 30 iri imbere. Bivuze ngo rero ni imvugo y'umuhanga kuko iteka duhora twiga, duhora duharanira kugera ku byiza, duharanira kubaka. So bivuze ngo rero ni ukuri nta kitaragezweho, twabaye over ariko ntabwo tubyirata, ahubwo turi kwambara imbaraga zigeza mu yindi 30 igiye kuza. Yego, mu gusoza mbwira impamvu 3 zishobora gutuma utora Perezida Kagame. Uzi ko ushobora gutuma ndira wambajije si ibihumbi nkazandirimbo. Icya mbere nuko mvuze nkeya ni nkeya pe, ariko ni ukugira ngo twumve dukomeze dukurikirane n'ibiganiro biri kubera hano imbere. The reason why icya mbere nuko mwita intumwa Imana yatwihereye. Hari intumwa Paul yo muri Bibiliya, njye mbona intumwa Paul rero ari Imana yatwihereye. Se ni hehe ahubwo ntahera mutora kuko n'abazankomokaho n'ibintu byose. Icya kabiri gishobora gutuma ni byinshi ariko kimwe mu cya kabiri si Rwanda. Umuntu ufite u Rwanda muri we udafite u Rwanda kuri we aribonera. Icya gatatu ni papa w'ibyiza. Reka mwite papa w'ibyiza. Look the view. Even the happiness. Oya sinavyugusa. Reba umunezero dufite, reba ijambo dufite. Aho tugiye mu mahanga hose baratwubaha. Icyo cyubahiro ushobora kuba utarukizi ariko wasobanukiye agaciro ko kuba umunyarwanda, ugasobanukirwa kwigira, ukabasha gukurikirana icyo wagizwe cyo. Rero njye ntabwo natatira igihango. Ari Imana igumugisha. Urakoze cyane Aline Gahongayire. Ubibwiwe n'undi umumama nk'uyu, umubyeyi nk'uyu nka Aline Gahongayire, nta kindi kintu cyo kurenzaho. Murakoze cyane. Merci. Impamvu zo ni ibihumbi. Ni izihe mpamvu noneho zo gutora neza ugatora umukandida ukubereye? Impamvu ya mbere ni ukureba ibyo yatugejejeho. Ibyo yatugejejeho ntabwo njya kubivuga muri detaye, keretse wenda udashaka kubyumva no kubireba. Ntacyo rero numva rwose kuba natora neza nkamuha ijwi ryanjye, nta ngingimira, nta gihombo, nta kwicuza. Nibyo. Iyo ni impamvu zikubiye muri eshatu. Iyo nta bindi. Ubuse njya kuvuga ngo amashuri, njya kuvuga ngo ibikorwa remezo, njya kuvuga ngo umutekano usesuye, njya kuvuga ngo ubwitange. Ya siroga yacu ngo niba hari ibiba handi natwe ahangaha birashoboka. Mvuge ngo turimo hano natwe dufite ikigo gikora inkingo byari byaranze ahandi cyangwa ari nka habiri muri Afurika 3. Uragira ngo se mbivugeho iki? Umuntu abandi babona bakavuga bati uyu muntu natugira inama, njyewe ubwo ngiye gushaka nde wundi ndese. Yego, amatora arabura amezi 2. Ni iki ushobora kubwira urubyiruko, abanyarwanda muri rusange? Icyo mbwira urubyiruko cyangwa abanyarwanda muri rusange ni ubutumwa bw'umwihariko nk'uko bisanzwe. Twebwe turavuga ngo turwana nk'abarwana finale. Ntazagire uvuga ngo n'ubundi ngo yaratowe ngo n'ubundi ngo azatorwa. Oya, wariyandikishije niba ugeze imyaka yo gutora, cyangwa se wariyimuye kuri liste y'itora bitewe naho ushaka kuzatorera, kandi akanyenyeri 169 urwego wiyimure, wishyire hafi yaho ushaka kuzatorera, utazatubeshya uti byagenze gutya. Ikindi kandi itabire kampanye, unamamaza. Erega nibyo ngibyo, nta bindi bikomeye birimo, ariko cyane cyane kiriho niki, niba imyaka yawe yo gutora igeze, umunyarwanda nyawe niba uzi ko nta miziro ufite, uyandikishe ku liste y'itora cyangwa wiyimure utorere hafi yawe, ubundi witabire kampanye. Ariko ibyo ntago bihagije. Ibyo byose utabikora, noneho kuri ya tariki tukakubura, uze utore, unatore neza.
murakoze cyane ndibaza ko ubwo butumwa nta n'ubundi burenze ubwo ngubwo. nta bundi uroye nubwo ubukomeye cyane n'ubwo ngubwo kwiyandikisha cyangwa kwiyimura ugamije aho uzatorera hakubereye bitewe n'aho uri cyangwa uzaba uri icyo gihe. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, kwitabira kampani ukamamaza rega ukaboneka. Icyo turimo kuvuga cyane ko twumvishe minisitiri avuga ngo hari abari akazu yaza, hari ababona nyine n'ibindi ariko bakumva ko bakiri mu muryango. Iyo aya mezi abiri rero nyine ni ayacu nyine. Hanyuma ariko ntabaye amezi abiri nibirangira umunsi wo gutora noneho uburi cyangwa uzuvuga uti n'ubundi FPR wayitoye umukandida wabo buriya bamutoye reka ngerageze n'ahandi oya tore neza. Yego urakoze cyane Papa Sava. Yego batubwire uko bwakiriye ibiganiro biri kubera aha. Umukandida n'umwe, ese ni uwuhe, kubera iki ari wowe bahisemo? Byose turagenda tubiganira. Narababwiye ngo twese ni ku gipfunsi, ariko niyo mpamvu turi kumwe n'umuhanzi nka Aline Sano. Ni umwe mu bahanzi beza igihugu gifite. Tumubona mu bikorwa bitandukanye kuva imyaka myinshi itambutse. Ngiye kuvuga kuva umwaka utambutse, ariko ni imyaka myinshi. Ari turongeye turakwakiriye. Murakoze cyane. Umeze gute se? Ndashima Imana. Nari ngukumbuye. Nanjye nari ngukumbuye. Thank you so much. Nukuri. Umeze gute se? Meze neza cyane. Ari biragaragara ko abantu bawe ari cyo duhita duhera ushobora kuba uri kubategura ibintu byinshi cyane. Habaho bikomeye cyane. Ku cyumweru za performinga muri BK Arena muri bar. Ni icyo abantu bakwitega nyuma y'igihe? Good vibes. You know, ni vibes z'abasaza soldiers. Yeah, sure. Ni kuri Aline Sano. Wow, iyo jingo nari nangiye. Yani Aline Sano turi kumwe, nimwe mu bahanzi nakubwiye beza cyane dufite mu gihugu. Ariko ari album y'abantu ntibayitegereje. Album yanjye igitaramo. Igitaramo igosha nayo ndagitegereje. Igitaramo nayo ndagitegereje. Babarira umbwire. Ariko mushonje muhishiwe. Hari ibintu byinshi cyane kabisa ndi kubategurira mu mezi ari imbere. Ndabibabwira ngiye kwasora indirimbo ku ndirimbo, collabo kuri collabo. Yego. Nizivaho igitaramo nacyo kiraza, so mbategura ibintu byinshi cyane. Yeah, let's back hano. Ni iki cyo kwitega mu matora dufite umukandida? Ngewe narabwiye ejo ndi kuganira na Masamba namubwiye ngo ngiye ndyamye ku gifunsi. Ngahita ambwira ngo umukandida turamufite. Wowe bihagaze gute? Ni gahunda ni ya gahunda twese tuzi ku tariki 15 z'ukwa karindwi. Buri wese naho agomba kuba ari n'icyo agomba kuba ari gukora. No gutora neza. Umunyarwanda wese nyine sinzi icyo utabona subwo niki. Okay, hari indirimbo tunagana ku musozo kuko twari twaje tugusanze hano, abantu bakubonye winjira. You look so good, you look smart, urasa neza cyane. Hari indirimbo abantu bakwitega mu matora cyangwa se biracyari? Hari zasohotse already, remix ya Ndandambara. Hari n'izizasohoka za All Star. So of course hari indirimbo bakwitega, yaba ari mu matora, yaba ari imbere yaho gato, yaba ari nyuma yaho gato. Like we are ready to do icyo twavukiye gukora, ari cyo gushimisha amatwi y'abantu bose batumenye. Uyu mwaka rero twitega igitaramo cyane nisa? Maybe atari uyu mwaka ariko utaha. Yes, na Aline Sano ari reka tumushimire cyane. Mwakoze cyane namwe kunume. David se? Yo. Yes. Yeah man. Nuko mwagiye mubibona tuganira n'abahanzi batandukanye. Turi kumwe na Buda, tukaba turi kumwe na Mico the Best. Bulldog. Yeah man. Umeze gute? Fresh. Cyane. Naribi. Okama. Fresh. Ndabona abahanzi twahuye ariko turi ku Ntare Arena nkuko ni nayo sije turiho. Buda, twinjiye mu matora. Niki wabwira urubyiruko? Urubyiruko rusabwa kwitabira igikorwa cy'amatora. Kubera ko iyo ugeze amahirwe ukaba mu gihugu kirimo demokarasi, ukaba warageze amahirwe kuba mu gihugu kirimo umutekano, ukaba ufite igihe cyo gutora wujuje imyaka, nta mpamvu tutagomba gushyigikira ababyeyi bacu badufashije kugera kuri iryo terambere n'izindi gahunda zose. Ntago biragera ku rwego rwo twifuza, ariko gake gake dufatanyije dushyize hamwe nk'abana b'u Rwanda bizagerwaho.
turabura amezi 2 gusa nka Bulldog uryamye. Icyambere nuko tugomba kwitabira amatora, ariko iby'uruhande rwo kuvuga ngo mpagaze hehe byo tuzabiganiraho gusa aho ndi n'igikorwa ndimo kirabigaragaza, ndabizi kuri bisobanure kurushaho. Okama hola ndakwita Okama papa cute yeah man niyo mpamvu kitwa cute kabisa yeah man. Waje hano nk'umuhanzi, niki ushobora kubwira wenda abantu rwego rwo kwerekana ko n'ubundi igikorwa twishimiye? Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere nabwira urubyiruko se cyangwa abandi bantu baba bankurikira ni abafana banjye hirya no hino, uko biri kose ubu ngubu ni ikintu kigaragara cyane ko nyine iki gikorwa ari igikorwa twishimiye nk'abahanzi, ko ngira ngo urabona ko abahanzi benshi batandukanye, aba rappers, abaririmbyi bose bahuriye hano, so no kubona ko dufite umugambi umwe twese kabisa, hano twahurijwe n'umugambi umwe yeah man. Yego ntabwo ndi bubaze byinshi, ahubwo reka miteneruka kuri Mico nka grand frère wawe cyangwa se wacu. Mico umeze gute se? Meze neza cyane. Ndakubona. Turi ku Ntare Arena, nako ukomeje kugenda mbibwira abantu bitewe nuko nagiye nganiriza abahanzi. Niki cyamukumotive cyangwa se kikumotiva kuza kuri iyi nzu, cyane ko umuhanzi wese cyangwa se umuntu wese abazi icyo ashaka? Icyambere ni ibintu bidasanzwe kwanza kubona message igutumira kuza kuri iyi nzu. Ngira ngo ndi kumwe nawe kama mu modoka namubwiye nti hano hantu turi kuza je nahagereranya nk'ibwami hakera. Gutumirwa ibwami ntabwo ari ikintu wafata nk'ikintu cyoroheje. Urumva kubyitabira rero bigomba guhita biba nk'itegeko, kuko ugomba kuba ufite icyo uvuze kugira ngo utumirwe ibwami. So urumva rero jewe numvise ari nk'umugisha ahubwo, kandi urabona hari ahantu bajya bavuga ngo hari akuka keza nka za Champs-Élysées muri France. Hano hantu hari umwuka mwiza, ahantu harateguwe, hano hantu ni ahantu heza ku buryo kuhaza ahubwo numva ari iby'agaciro jewe. Yes, noneho dukurikije n'impamvu zahatuzanye bikaba ibindi. Yego Mico, nihuse cyane, uri umwe mu bahanzi beza igihugu gifite, nta umuntu bishidikanyaho, n'ibindi bikorwa byawe biratandukanye, ntago wabikoreye mu gihugu kitari cyiza nk'uko bivuze nicyo washatse gusobanura mu magambo make. Hanyuma noneho ni iyihe mpamvu imwe yawe yo gutora umukandida ukubereye? Umukandida urabona ko twaje hano ni ku cyicaro cya RPF. Umukandida wa RPF abantu bose baramuzi, ngira ngo amaze gutanga kandidatire ye ejo bundi, yemejwe n'ishyaka ni Paul Kagame. Abahanzi ntabwo dukunda kuba mu masiroga menshi, ariko icy'ingenzi nibuka nuko ari intore izirusha intambwe. Ibyo rero bigaragazwa n'ibintu byinshi yagiye akora. Ubundi ngira ngo umuntu ukwiye gusobanura neza ibyo yatugejejeho ni uwabonye mbere he cyangwa mbere y'uko aza ku buyobozi. Donc urumva ni umuntu warabaye mu mwijima none hakaza kongera kuba mu mucyo. Rero umucyo ni ibintu byinshi, ntabwo nakwirirwa mbivuga mu by'ukuri. Ugiye kubirondora ni byinshi. Hari umutekano, hari umutekano utandukanye n'amahoro. Urumva hari iterambere, hari amashuri, hari ibikorwa remezo bigiye bitandukanye, imihanda, ibyo bintu byose. Noneho ikintu kirenze kuri ibyo ni ukubirya utabitamo amarira. Uri kumva icyo kintu ni ikintu kirenze kuri jewe. Dufite ibihugu duturanye n'ibyo tudaturanye. Urumva abantu baba bafite amafaranga ariko batabasha kurya bishimye. Uri kumva ahantu umuntu atinya gutaha ijoro, twumva abantu barasiwe ku bipangu hirya iyo ngiyo mu bihugu bya kure cyangwa se by'ibituranyi. Abantu umuntu ataha nta n'ikibazo yari asanzwe afite ntacyo, ariko ukajya kumva ngo ubuzima bwe buragiye. Ariko izo ni case tudaheruka kumva mu gihugu cyacu. Umuntu niba afite amafaranga
abantu bigishijwe uburyo bwo kubika amafaranga mu buryo bwa online cyangwa mu mabanki, umuntu akaba abizi neza ko nubwo yagutera ntayo yagusanga na kashi, ibisambo bigenda bicurura biragabanuka. So urumva turi mu gihugu gihe numva ndi proud yacyo kandi no proud yo gutora nyine wabigizemo uruhare. Reka tugushimire cyane Mico. Murakoze cyane. Turi kumwe rero na Gratien cyangwa se Papa Sava cyangwa se Seburikoko. Amakuru ni meza. Muraho murakomeye cyane. Abantu baragukunda baba babintumye. Barakagira Imana. Erega ugize amahirwe ubona ugukunda. Nuko nukuri twakubonye twakurikiye ibiganiro birimo hariya. Ngenda kubaza mwagiye mubona abahanzi batandukanye twagiye tuganira, n'ubundi turi ku Ntare Arena, ni exclusive y'abahanzi batandukanye. Tumaze kubona ibikorwa bitandukanye, by'umwihariko twari dukumbuye Kavuyo bite umeze gute se? Na mahoro ari kumwe na Aristide, ni manager n'umwe mu bakomeye hano mu muziki w'u Rwanda dufite. Ni ikihe kintu gikomeye cyatumye uzamo hano cyangwa se ubu urimo? Murakoze cyane. ngira ngo kuba turi hano ni inshingano. Aho turi no munsi ibyo dukora yaba muri creative industry, gukora imiziki myiza, kubona aho tuyikorera byose hari aho byaturutse. Ntabwo ari ibintu byaje gusa ngo bigere hano. Umutekano dufite, kuba dukora ibitaramo tugakesha, kuba tubasha gucuruza umuziki, tugakora ibiduteza imbere nk'urubyiruko, byose hari aho tubikesha. Abandi rero ni RPF Inkotanyi zahagaritse urugamba nk'uko mubizi, intambara jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Uno munsi turi hano kubera ko uwo munsi afashe iya mbere, barahaguruka baragenda bajya ku rugamba. Niyo mpamvu umunsi byose turabakesha. Niyo mpamvu nanjye umunsi ndi hano, hari ibyo ngomba igihugu cyanjye nk'umunyarwanda ndetse nk'urubyiruko rw'u Rwanda. Kavuyo, mu mpamvu nk'ebyiri ni gute wenda wasobanura aya matora tugiye kujyamo? Batubwiye abadukuriye cyangwa se abatugejeje ibiganiro, mutore ariko mutore neza. Ariko nk'umuhanzi noneho wowe, ni izihe mpamvu zishobora gutuma utora neza? Ni iyihe mpamvu ushobora gutuma ushishikariza abandi bantu gutora neza? Ngira ngo byinshi Aristide yarabivuze, ariko nk'umuhanzi, nk'umuntu wisanga muri creative industry, ino myaka 30 ishize, nyuma ya 1994, tuzi aho uru ruganda rwacu ruvuye. Tuzi n'icyo leta yakoze ndetse n'umuryango wa RPF wakoze kugira ngo tugire aho tuva. Hari byinshi yubatse. So ngira ngo iyo ni impamvu imwe ikomeye cyane yatuma n'utari jyewe uwo ari we wese wisanga muri kino gihugu, wakuriye muri kino gihugu, yakumva ko nawe yashyiraho hake, kubera ko tuzi aho tuva kandi dushaka gushyiraho akacu natwe abazadukurikira bakazasanga hari byinshi twakoze, nk'uko tubikesha n'ubundi gihugu cyacu n'umuryango wacu wa RPF. Nk'urubyiruko by'umwihariko nk'umuhanzi, noneho n'iki ushobora kubwira abagukurikirana by'umwihariko abagukunda muri aya matora tugiye kujyamo? Abankurikira kimwe nuko nabwira umunyarwanda we wese, ibihe turimo turabizi. Ni igihe cyiza cyo gukora ibi turimo, guha support umuryango, ko ni umuryango tuwisangamo. Twe rero nk'abanyamuryango nitwe tugomba gushishikariza abandi, cyangwa se kumenyekanisha. Hari manifesto ya ntuza ya RPF cyane cyane muri no creative industry ndetse no mu bindi. Ni uruhare rwacu, ngubu ni uruhare rwacu. So kubankurikira, abakurikira n'abandi bahanzi n'abari muri creative industry turimo twisangamo, ngira ngo ni igihe cyiza cyo kubabwira ko ari time yo kwitabira ino gahunda izaza ejo bundi y'amatora, tugashyiraho akacu. Yego. Aristide, tusoza, uri umwe mu bahagarariye abahanzi benshi batandukanye mu myaka, turavuga nko kuva wenda iyi myaka itandukanye, ariko turi kubara urugendo rw'imyaka 30. Wowe warusobanura gute, cyane ko wakoranye n'abandi bahanzi batandukanye, noneho n'iki bakora muri iki gihe turimo?
imyaka 30 ishize abenshi kugira ngo twari bato ariko ibyagezweho turabibona. Tuzi aho twavuye, kugira ngo umenye aho ujya fo kumenya aho twavuye. Ni byinshi byakozwe muri igihe rugendo, ariko ngize bike mvuga igihe twari duhari ndetse n'uyu muziki twitwa ko ari mushyashya igihe watangiriye. Twavuye kure nibyo koko, hazamo kwigira ariko hazamo n'ubuyobozi bwiza bwadushyize imbere budushoboza ko ibyo twakoze. Icyo nasaba rero abahanzi cyangwa n'abandi bo muri creative industry bafite ijambo cyangwa bavuga rikijyana, bafite abantu benshi bakurikira, ni ukuba hafi y'umuryango. Ko Kate yabivuze, ni ukuba hafi y'umuryango, tugakoresha imbuga nkoranyambaga zacu, ibyo dukora umunsi ku wundi bigera ku bantu benshi mu butumwa bahanga batanga, dushyigikira umuryango, tumenyekanishe ibikorwa by'umuryango. Nsoreza kubabwira ngo bose twese ni ku gipfunsi. Reka tugushimire cyane n'akavuyo. Yego, turi kumwe na Danny Nanone. Mu basitari bose twaganirije, uyu ni umwe muri bo, ni umwe mu baraperi b'abahanga. Danny, amakuru? Amakuru ni meza cyane. Meze neza se? Meze neza kabisa. Ndashimira Imana. Abantu baragukumbuye ariko noneho nanjye ndabakumbuye byatanye. Ibihe bintu biri kubategurira muri no minsi kubuze cyane. Ndi muri gahunda ifatika barabizi, ariko ntago hasigaye igihe kinini cyane ngewe nabo tudahuje kabisa. Anyway, look good, smart, ibintu byose kabisa abantu bari kukubona kuri kamera. Hanyuma nirukanse kuko ntabwo ari ibyo turi kuganiraho, twaje mu muryango by'umwihariko RPF Inkotanyi nk'urubyiruko. Singiye kukubwira ngo uhitemo gute cyangwa se wahisemo gute, ariko ibikorwa urabibona. Ni gute usobanura urugendo rw'imyaka 30 mu muziki by'umwihariko nyarwanda kugera iki gihe turimo? Ni ikintu kinini kigoye kuba wakivuga mu magambo makeya, ariko nanone ni ikintu gisobanutse cyane ku buryo kitagora buri umwe wese, kubera ko ibyo twabonye turetse n'umuziki, igihugu bwacyo uko kimeze ni iterambere ritabaho. Nta nubwo njyewe mu minsi ishize nagize amahirwe yo kujya ahantu hagiye hatandukanye, ariko nkahura n'abantu, umuntu wese twahuraga arambwiraga ngo mufite perezida mwiza, mufite igihugu kiri gutera imbere cyane. Ni ukuvuga ngo biragaragara cyane. So ntabwo rero ubuhanzi ari cyo gisata cyari gusigara, natwe twateye imbere. Nanjye naraje, hari n'abandi bahanzi benshi baje. Ntekereza ko muri iriya myaka ya mbere yuko wenda iyo myaka 30 wari umbwiye, ntabwo byari byoroshye ko wabona abahanzi bangana nk'uko abahanzi bariho ubu ngubu. Ni ukuvuga ngo havuka benshi, kandi kuvuka benshi, Tom Close yabikomojeho, nta gihugu gishobora kugira abahanzi benshi, gishobora kugira ibihangano byinshi n'umuziki mwiza hatari resources cyangwa se ibindi bintu byose bidufasha kugira ngo dukore ubwo buhanzi. So impamvu rero nyamukuru tuba turi benshi, tukaba dukora ibihangano byinshi, bikaba bisigaye bidutunga. Nkampamagaze ndi hano nka Danny Nanone, nkaba ndi kubivuga, ni uko njye ndi umwe mu bahamya byagizeho ingaruka nziza. Nkaba mpagaze aha ngaha byarantunze kandi bikaba bikomeje kuntunga. Ikindi nta nubwo ari ukuvuga ngo ni ugutunga umuntu gusa, ni akazi, ni professional, ni akazi dukora. Umuntu agenda akiga agasoza akaza agakora akazi nk'uko abandi bose babikora no mu zindi institution nyine usangamo abantu bize bitandukanye. So natwe mu muziki rero hari ababyize nyine, kubera ko u Rwanda rwagiye rufasha umuziki kugira ngo rugere kuri standard nk'iyo abandi bantu bose bariho muri iki gihugu. So navuga rero mu myaka 30 ni impinduka, ni icyizere, umuco, ni umucyo, ni ahazaza. Navuga ko ahazaza h'umuziki w'u Rwanda, reka mvuge nk'umunyarwanda ariko w'umuhanzi, haratanga icyizere kidashidikanya ko kandi kidakuka ko mu minsi itari myinshi umuziki w'u Rwanda uzaba ugeze ahantu kure cyane, kandi tubikesha ubuyobozi bwiza buhagarariwe na nyakubahwa Paul Kagame. Yego, wakiriye gute kuba muri iyi myaka 5 igiye gukurikira ubuhanzi noneho bugiye kugira urwego rwa creative industry bwa mbere, ndetse rukaba rufite ikigega cyabwo nka content, rukaba rufite ibitandukanye cyangwa se ibikenerwa byose kugira ngo umuhanzi noneho abeho mu bihangano bye? Nibyo navugaga, ni rwa rugendo rugikomeje. Nabyo nari nkomojeho mu kanya mvuga ko ntago ubuhanzi bwasigaye. Igihugu cyacu kiri gutera imbere muri angles nyinshi. Ntago ubuhanzi aricyo gisata cyasigaye, nabwo bwatekerejweho nk'uko n'ibindi byose bitekerezwaho. Kandi wa mugani kuba hari aho
hari aho bimaze kugera nuko hari aho byavuye, biranatanga icyizere cy'uko hari aho bizagana. Kandi ikindi ntago government cyangwa se leta yacu y'u Rwanda ishobora gufata amafaranga ngo investinge mu bintu ibona ko bidafite aho bizageza igihugu. Bivuze ko birizewe kandi byitezweho byinshi. Nk'umunyarwanda ukora akazi k'ubuhanzi ntewe ishema nabyo, kandi nizi ntashidikanya ko bizagenda neza. Kandi nanone nanjye naboneraho gushimira ubuyobozi buriho bwa RPF Inkotanyi kuba baratekereje kuba bashyira imbaraga nyinshi cyane mu buhanzi, kandi noneho mbizeza neza ntashidikanya ko tuzabikora, ahubwo noneho agiye guhira Thanks bro, appreciate. Yego, imbere yanjye ndi kuhabona Jojo Breezy, ndi kubona Divine, ndi kuhabona Shakira, nkahabona General Benda ndetse n'umwamikazi Grace yambaye umupira. Ni wowe kubera iki ni wowe Grace? Ego, turi kuri Intare Arena, mwagiye mubona abahanzi batandukanye twagiye tuganira, mwagiye abenshi munamenya wenda icyo twaje kuhakora, ariko nubwo ndi kumwe n'abantu batandukanye, ndi kumwe n'amakupure abiri. Sibyo ra? None se hose se ntago by the way kanyuzemo, ariko nigeze kumva minisita avuga, impamvu mbibajije cyangwa se mbaganditseho, nigeze kumva minisita avuga hari PK 24 challenge, dance challenge, sibyo? Uri ready yayitubwiraho? Tari none kuko ntabwo irafatirwa umwanzuro, ariko irahari kuko irahari. N'impamvu niba ariko wenda akantu gatoya nimba hari icyo twamenya bakitege nyine bagira amatsiko bakitege. Hanyuma kubera iki uyu mwaka wenda nahisemo kugakora? Nuko twagendaga tubona mu bintu byose bya leta nta mubyinnyi urimo, rero natwe dushobora kujya tugaragaramo indani. Yes, ni nayo papa sinashaka kubabazaho. Hanyuma kuri Jojo Breezy ejo ni kuberuka kubabona na minisitiri, ni iki umuntu utaruhariye yababwiye? Minisita yari yadutumiye kujya kuganira nawe kuri Minisiteri y'Urubyiruko, twagira amahirwe yo kujya hariya. Rero hari ibintu byinshi twaganiriye n'ubundi bifasha urubyiruko mu iterambere ryacu mu kazi dukora. Rero bemeye kuzajya badushyigikira nyine mu kazi dukora. Okay, hari bitunasoza n'indi kumwe n'ubundi na Young Grace yambaye umupira mwiza cyane. Murakoze cyane. Kundiye kalara amakara nka son. Ngira nawo turi muri salle. Nza kugufata amavideo kubera aho. Ibaze. Niwe nawe. Bon, nuko umusaza ndamwemera. Umupapa niwe wanjye kandi niwe ngomba kuzatora, so urumva rero ni gahunda. Abantu bitega iki mu matora? Ese hari igihangano bafitiye? Ibindi bikorwa nubwo bitaba bihari, cyangwa se gutora ni gahunda irakomeje. Ni yayindi batora kabiri natora kabiri. Batora kabiri natora kabiri. Ariko na diamante zabo harya abana baratora? Ntabwo batora sha. Akushaka kumujyana agakandaho gatoya ni ku mutima nta kibazo. Azatora umwaka utaha, imyaka muri igikurikira. Nazamaze gukora cyane. Ngibuganiza no kubera umupira ni mwiza cyane. Mwatoje. Imipira irahari iri question. Ni 25k, hari amabara amakara atandukanye, harimo umukara, umutuku, umweru ni green. Merci aussi. Yego, biragoye gukomereza mu bandi bahanzi utarebye icyamamare Davis D, umwe mu bahanzi beza igihugu gifite. Davi, kuki tugusanze kuri Intare Conference Arena? Intare kuba nari ndiyo nitabiriye, kwanza ndi umunyamuryango wa FPR, so nagomba kwitabira igikorwa kijyanye no kumenya byinshi mu byo tugiye kujyamo mu minsi iri imbere yo gutora umukandida wacu dukunda cyane kandi dukeneye ko agomeza kutuyobora. Yego, turabura amezi abiri kugira ngo
dutore umukandida wacu wa RPF Inkotanyi cyangwa se umukandida ubereye igihugu. Batubwiye ngo tuzatore kandi dutore neza. Kuri wewe gutora ugatora neza bivuze kuri njyewe gutora nkatora neza bivuze gutora umukandida wanjye, umukandida w'abanyarwanda bose muri rusange, perezida wacu kandi Paul Kagame dukunda cyane. Gutora neza no gutora ubuyobozi bwiza, umuyobozi mwiza watuyoboye neza, umuyobozi mwiza watugejeje ku iterambere. Yego, ikibazo cya nyuma nsorezaho, twumvishe ko ari ikigega cyangwa se hari urwego rwa creative industry noneho bigiye kubaho bwa mbere mu Rwanda, cyangwa se nk'umuhanzi nyine akabona urwego rwe nirwo nta rwego rwabagaho. Wabyakiriye gute, kubera iki, hanyuma n'iki witeze mu myaka 5 kuri urwo rwego? Narwakiriye neza cyane, ni ikintu cyiza, ni ikintu twari dukeneye. Muri makeya uko turi kugenda tujya imbere turi kugenda tubona byinshi bisubiza ibibazo twari dufite, kandi koko byari bihari ari byinshi. Ikintu nabifuzaho mu myaka 5 iri imbere rero nuko ibi byose byatubereye imbogamizi kuri twebwe kandi muri rusange nk'abahanzi twese cyangwa abandi bantu bose bakora ibintu bijyanye na art. 70% bizaba byarakemutse. Tuzaba tumaze kuvuga ngo bya byifuzo byaterambere duhora tuvuga twarigezeho kandi turi kubona bifite icyo bibanze gikomeye. Reka tugushimire cyane David. Murakoze cyane nawe. Bakora ibikorwa bitandukanye by'umwihariko turi kumwe n'umunyarwenya, umukinnyi wa filime ukomeye cyane mu Rwanda, Kanyombya. Ikiganiro ahubwo urakerewe, bari bamaze kunkama ikiganiro baragikamye kubera ko naganiye byinshi n'abahanzi bagenzi banjye muri umunsi wa none wo kugira ngo FPR Inkotanyi ibe yadutumiye nk'abahanzi kugira ngo turebe ko twakwifatanya nk'abanyamuryango, turebe uburyo tuzatora umuyobozi wacu chairman wa FPR Inkotanyi Excellence Paul Kagame. Ubu rero ni ukuvuga ngo rero nubwo bankamye ariko ndemera ni pompe kugira ngo mvuge, nuko gusa twagomba kubona ikiganiro twakoze n'ibibazo batanze, tugomba kurasa ku ntego. Intego ya none rero hano imbere mu kwezi kumwe ngira ngo n'igice kugeza mu kwa 7 hagati, intego dufite ni ukumwamamaza no kugerageza gukora cyane ngo tumutore. Urumva se? Epi tukakora deployment, tukideployinga ntabwo nakwita abayoboke bari abakera, nk'abantu tuzi ko turi abanyamuryango ba FPR Inkotanyi, tukideployinga kugira ngo tugende dukora iki, dushaka uburyo tumwamamaza. Tukabwira n'aba ngaba ba Eric, aba ngaba bagufi bakagera kugira ngo bazajye bamwamamaza, ejo tugatora umubyeyi wacu neza. Yego, Kanyombya, mu minsi ishize wahise ubisobanura neza unabyinjira. Mu minsi ishize twakubonye kwa Snoop Dogg, ubona mu bantu bakomeye cyane aho ngaho gusa, ahubwo wowe warariye, ntabwo ari aho gusa, ujye muri Amerika ukajya muri Nigeria ukajya muri Canada ukajya i Burundi. Hano nabonye kagahungu kitwa Gasore nako katugerageje gukora muri ya magambo kashyiramo indirimbo iriya. Rero ni mu rwego rwo gusetsa, mugakurikira ibyo mvuze muzajye mukurikira mind yanyu. Thank you very much. Yego, biragoye gufata abahanzi bose cyangwa kuganiriza abahanzi bose noneho utarebye manager Muyoboke. Numwe mu ba manager bo mu Rwanda ndetse abimazemo igihe kinini, ngenda muvuga nk'umuzi, ariko noneho turamwakiriye kuri Exclusivity Show. Mana, wambaye neza, wambaye umupira mwiza kabisa. Wambaye umupira w'umuryango wanjye. Turishimye.